birashoboka kubona ibyamamare bitandukanye nka Diamond Platnumz, Joe Boy ndetse n'ibindi byamamare nyine bya Hollywood cyane cyane by'abirabura bambaye impeta ku kiganza cyose ndetse n'intoki zose zabo zuzuyemo impeta. Birashoboka ko wabigana cyangwa ukagerageza kubikora nk'uko babikora. Nyamara burya ngo si byiza kwambara impeta aho uyiboneye aho ariho hose, kuko ngo bishobora gutuma abantu bakubona uko utari, bakakubona nk'umuntu w'isarigoma, mayibobo, umuntu udashobotse cyangwa se indi mico mibi runaka kandi atari ko mu by'ukuri uteye, ntabwo bitewe no kutamenya. Uyu munsi rero nkaba nje kukubwira impeta icyo zisobanuye kuri wowe. Ukuboko kwambarwaho impeta ni ukuhe? Ese iyo wambaye impeta ku rutoki runaka biba bisobanuye iki kuri urwo rutoki? Ushobora kwambara impeta ku gikumwe, ushobora kuyambara mu rutoki rwo hagati rurerure cyangwa ukayambara ku gahera. Burya ngo uru rutoki rwose washyiramo impeta ngo rero ufite icyo iyo mpeta isobanuye kuri wowe, kuri sosiyete igukikije ndetse no kuri famille yawe no ku buzima bwawe muri rusange. Ababizi iyo bakubonye ngo bahita babimenya. Uri kumwe na Sylvain mu kiganiro ngo hayi ikaze. Tutagutindira rero mu magambo, duhereye ku rutoki rwa mbere ushobora kwambara impeta. Urwo rutoki ni igikumwe, urutoki rugufi rubyibushye mu ntoki zose ufite ku kiganza. Ngira ngo twakubwiye ko ubusanzwe bimenyerewe ko abantu bambara impeta ndetse n'amasaha ku kuboko kw'ibumoso, cyane ko ariko kuboko kudakora imirimo myinshi cyane kandi kutajya gusuhuza abantu. Birashoboka ko ariyo mpamvu ariko kwahiswemo kugira ngo kujye kwambarwaho imirimbo, cyane cyane impeta, amasaha ndetse n'indi mikufi iyo ari yo yose ushobora kwambara. Nk'uko uru rutoki rero ari runini rw'igikumwe nyine tukubwiye, rukaba rukora hafi buri gihe cyose, kuko urutoki rwose wakoresha ntabwo wakoresha urutoki rumwe ku kiganza cyawe, rukoresha n'urundi nibura intoki ebyiri nizo zishobora gukora ikintu. Uru rutoki rw'igikumwe rero ngo ruhora rukora imirimo iyo ari yose waba ukora. Iyo ushyize impeta rero ku rutoki rw'igikumwe ngo biba bisobanura ko uri umuntu wigenga, utavugirwamo, w'intakoreka kandi ngo wikunda. Ikindi ni uko rusobanura ko wifuza ukwitaho mu rukundo. Akenshi ukaba usanga abantu bambara impeta kuri uru rutoki ngo bamwe muri bo bari n'abatinganya ahubwo, cyangwa abaryamana bahuje ibitsina nk'uko bivuga mu yandi magambo. Kwambara impeta ku rutoki rw'igikumwe bituma abantu bakubona nk'umuntu udashobotse, w'isarigoma, cyangwa se nyine ngo uryamana nabo bahuje igitsina nk'uko mu mico y'u Burayi n'Abanyamerika ibyo babifata nk'ibintu bisanzwe. Urutoki rwa kabiri, urutoki rukurikira igikumwe. Iyo urwambayeho impeta, uru rutoki rwitwa ngo umukubitarukoko, bisobanura ubutware. Ngira ngo ababizi ni uru rutoki utunga umuntu umubwira ati wowe. Urutoki rukurikira igikumwe, uru ukaba ngo urwambayeho impeta ushaka kugaragaza ko mu by'ukuri usumbya abandi ubutware cyangwa se ubategeka, kuko n'ubundi umuntu uri hejuru yawe ntiwamutunga agatoki ngo umubwire ngo wowe. Ibyo ngibyo bikorera abantu bari munsi yawe, ukabikora ubagaragariza ko mu by'ukuri ubayobora. Muri make abantu bambara impeta kuri urwo rutoki nyine rwa kabiri uvuye ku gikumwe ni abantu baba bashaka kubahwa cyane. Mbese uyambaye ngo yumva nk'umuntu w'ikirenga, ikigirwamana, umuntu w'igitangaza cyangwa se wishyira hejuru, akumva ko abandi bafite ibyo bamugomba, we agomba kubiyobora. Urutoki rurerure rwo hagati mu zindi ntoki ni urutoki nyine rurerure rusumba izindi kandi runagororotse gusumba izindi. Ni uru rutoki ruri hagati na hagati, ibumoso harwo hakaba intoki ebyiri, iburyo harwo naho hakaba intoki ebyiri. Urutoki rurerure twakubwiraga rukurikiraho ni urutoki nyine ruri hagati mu kiganza cyawe, ibumoso hari intoki ebyiri ndetse n'iburyo bwarwo hari izindi ntoki ebyiri. Uru rutoki ngo rurerure rero gusumba izindi, akaba ari narwo ngo rugororotse gusumba izindi nyine zose mu kiganza. Kurwambika impeta bisobanura ko umuntu ahamya ko afite umuryango cyangwa sosiyete afitiye akamaro kandi aharanira guteza imbere. Uyambaye akambara impeta nyine kuri uru rutoki aba yifuza kugaragara cyane no kwitabwaho, ndetse ngo biboneke ko asumba abandi. Urutoki rundi rukurikiyeho hirya gato, uru ni urutoki runini rujyaho impeta isobanura ko umuntu yarangije kugira amahitamo amwegurira ubuzima bwe bwose ngo babusangire. Ikaba ari urutoki umuntu yambaraho impeta yarashyingiwe cyangwa se yarihaye Imana. Ni urutoki bambika impeta y'isezerano. Ibi ngo bikaba byarakomotse ngo mu gitabo cyangwa se mu myemerere y'Abanyegiputa bo mu bihe bya kera cyane, ariho havuye imyemerere yo kwambara impeta ku rutoki rukurikira agahera. Aha nanone kuri iyi mpeta, kuri uru rutoki ngo uhambaye impeta aba agaragaza ko ari umuntu ufite amahitamo adahindagurika kandi wiyeguriye ikintu kimwe adateze guhindura, akaba asa nk'ubwira abandi ati njye namaze gufata umwanzuro cyangwa namaze guhitamo, ntimunshakire mu bindi. Aha n'abihaye Imana bakiyegurira Imana runaka nabo ngo bambara impeta kuri uru rutoki kugira ngo bagaragarize ko nta yindi Mana bakeneye cyangwa se ko nta wundi mukunzi bakeneye, ahubwo ari abantu bamaze guhitamo. Urutoki rw'agahera, uru ni urutoki rukunda kuba rwegereye cyane uru ruri iruhande. Kwambara impeta ahangaha muri uru rutoki ruhera izindi nyine zose runanutse ariko rujya no kuba rugufi, ngo rukaba rugaragaza ko ufite undi ukugaragiye mu mibanire yawe n'abandi cyangwa se ufite imbogamizi z'igitsina uricyo. Nguru akenshi ngo rwambarwaho impeta n'umuntu unaniwe kwakira igitsina cye, agashaka kuba umuhungu kandi ari umukobwa, cyangwa se akaba ari umukobwa wumva ashaka kuba umuhungu. Uyu niwe ushobora kwambara impeta kuri uru rutoki. Bisobanura kandi ko urwambayeho impeta ari umuntu utigirira icyizere ndetse ushaka kuba icyo atari cyo. Kwambara impeta ku ntoki zose, ubwo ni ukuvuga gufata intoki zawe zose ukazambika impeta. Ngibi bisobanura ko nta mutekano ufite cyangwa se
ko uburyo ugaragaramo abantu bakubonamo atari ko uri, bisobanuye ko mu by'ukuri witwara uko utari kandi nk'abantu babona undi muntu utari wowe. Nk'uko bigaragara rero ngo kwambara impeta ku kiganza cyose bikunda gukorwa n'ibyamamare cyangwa se abandi bantu bakomeye cyane, kuko mu by'ukuri uburyo tuba tubabona ku mastage aba ari kugira ngo badushimishe, ariko abenshi muri bo atari ko bateye, atari nako bashaka kumera, ahubwo ari ugushaka ubwamamare no gushaka amafaranga. Twakubwiraga rero ibisobanuro by'impeta, nawe watoyemo ayawe, ujye uragerageza kwambara impeta, ujye ubasha kumenya icyo bisobanuye, kugira ngo abazi izi ntoki ebyiri zikurikira agahera bazi ko ariho hambarwa impeta ya mariage, ndetse n'abashaka impeta ya fiançailles igaragaza ko hari umuntu bari kumwe, nubwo baba batarafatana umwanzuro udasanzwe ariko bakaba bakiri kumwe, uri kubatereta ari izo ntoki zombi. Naho twakubwiye ku rutoki rw'igikumwe, umuntu urwambara impeta ngo aba ari umuntu w'isarigoma, udashobotse, wikunda, wishyira hejuru, wumva ko abandi babereyeho kumubera amagaragu. Tugushimiye ko kuri iki kiganiro cy'uyu munsi, ibiganiro byacu biragaruka cyane.